Shalom muvandimwe, Imana iguhe umugisha ko ukaze kuri iyi video. Nkomeje gushimira abantu bakomeje kudushigikira, yaba ari wowe uri kureba iyi video, yaba ari n'abaje kuri WhatsApp group twakoze Twiga Bible kuwa gatanu nimugoroba saa moya za Finlande. Mwese riko Imana ibahe umugisha. Tugiye kuganira ku magambo afite umutwe w'amagambo uvuga ngo ubwoko bwatoranijwe. Ariko ngenda koresha ijambo cyane ngo urubyaro rwatoranijwe. Kuko urubyaro ni ijambo nshaka gukoresha, ni mu cyongereza akunda kwikoresha ngo generation. Shaka ndikoresha natwe muri iki gihe. Avuga ngo urubyaro rwatoranijwe. Ariko subtitle cyangwa insanganyamatsiko yo munsi navuze ngo ni understanding the calling of generation Z. Abazi generation cyangwa urubyaro rwo muri iki gihe muri Amerika bakunda kurwita ngo ni generation Z, generation Z. Bisobanuye ko niko bayita muri iki gihe. Abo ni abangana natwe, bangana ni abasore muri iki gihe, ni abantu bari mu myaka 27 kumanuka, 28 kumanuka kugeza kuri 18, 19 hafi 20. Abo nibo bita ngo generation Z. Abo muri iki gihe nibo bakomeye, abo nibo batangiye gufata role muri societe, nibo batangiye kuba abayobozi, nibo batangiye kuba mu bihugu bimwe na bimwe, muri parlement nibo barimo, ku mashuri amwe namwe nibo bigisha, nibo barimo. Mu matorero amwe namwe nibo bari kwigisha. Nanjye ndi kubigisha, ndi umwe muri aba bantu bari muri iyi generation bita Z. Tujye kuganira rero kuri iri jambo bivuga ngo ubwoko bwatoranijwe cyangwa urubyaro rwatoranijwe. Twumve n'urubyaro rwacu, ndavuga urungano rwanjye. Bidavuze yuko nawe nubwo waba nduta cyangwa uri munsi yanjye imyaka myinshi, bivuze yuko ikintu tugiye kuganiraho bivuze yuko kitakureba. Ko twese Imana yaduhaye umuhamagaro. Ariko nshaka ngo tuganire cyane kuri aba basore, tuganire cyane kuri aba bana bafite ubwenge buhambaye, kuko bakuriye muri societe itandukanye n'iy'ababyeyi bacu bakuriyemo, bakuriye muri societe itandukanye cyane n'iy'abana uyu munsi bari kuvukira. Turagendera ku magambo abiri. Ijambo turagenderaho ni ijambo nkunda cyane riboneka mu gitabo cya mbere cya Petero, mubarire urwandiko rwa mbere rwa Petero, igice cya 2:9. Ngo ariko mwebweho muri ubwoko bwatoranijwe, abatambyi b'ubwami, ishyanga ryera n'abantu Imana yaronse, kugira ngo mwamamaze ishimwe ry'iyabahamagaye, ikabakura mu mwijima, ikabageza mu mucyo wayo w'itangaza. Muvandimwe, mbere ko twinjira muri iri jambo rya generation cyangwa twinjire cyane ku bwoko bwatoranijwe, twumenya yuko hariho ibintu bibiri. Hari ubwoko bwatoranijwe, hari n'ubwoko butatoranijwe. Hari ubwoko bukorera Imana, hari n'ubwoko butakorera Imana. Ubwo Imana irema abantu bayikorera, ubwo Imana irema generation ziyikorera, ubwo Imana investise cyangwa ishorera mu rubyiruko, ishorera mu bantu bazayikorera, niko Satani nawe ari gushorera mu bantu batazakorera Imana, ahubwo azakorera Satani. Mu Imana yacu tuje imbere yawe, tugusengera udatanga ijambo tugiye kwiga, ntitubere impfabusa. Reka utugire urubyaro ruzagukorera muri iki gihe. Gendera urubyiruko, genderera abasore, ko cyane Imana gendera umutwe kureba iyi video. Reka Mana umuhe kuyumva, umuhe kwishyira mu bikorwa mu izina rya Yesu. Amen. Icya mbere tugomba kumenya muvandimwe nuko Imana ni Imana y'imbyaro. Imana ni Imana ya generations. Iri jambo igenda ritekerezaga, nasanze yuko Imana igenda ikora mu buryo buhambaye. Uko Imana yahamagaye Aburahamu, niko Imana yahamagaye Isaka, niko Imana yahamagaye Yakobo ari we Isirayeli, niko Imana yahamagaye Yuda, niko yahamagaye Yosefu, niko yahamagaye, igenda ikomeza muri ubwo bugende ihamagara umuntu kugira ngo imukoreshe umugambi wayo. Muvandimwe, Imana ni Imana ikorera mu mbyaro. Imana ni Imana ikorera muri generation. Bisobanuye ko muvandimwe, muri generation yacu turimo muri iki gihe hari purpose, hari impamvu Imana yadushizeho. Hari impamvu Imana yadushize muri iki gihe. Hari impamvu Imana yadushize muri Finlande, hari impamvu Imana yadushize muri ibi bihugu turimo, hari impamvu Imana yatuvanye mu makambi tuzana muri ibi bihugu. Turi generation. Muvandimwe, bitekereze. Ababyeyi bacu bakuriye muri Kongo, bakuze ari abashumba, bakuze ari abahinzi, tibari bazi ko bazaba muri icyo gihugu tuwe muri Kongo, bavayo kubera intambara bajya mu Rwanda,
baba impunzi imyaka 20 na zingahe, Imana itugirira ubuntu tuvayo tuza hano muri ibi bihugu. Muvandimwe, ntabwo ari ku mpanuka, ntibyabaye kubera impanuka, bisobanuye ko hari umugambi ukomeye Imana idufitiye jye nawe muvandimwe. Kandi muvandimwe, nawe niba ukiri mu Rwanda, niba ukiri ahandi hantu, kuba ukiriho bisobanuye ko hari umugambi Imana igufitiye. Muri iyi generation turimo turangana, imyaka 20 na zingahe, uri munsi yanjye, uri hejuru yanjye, uranduta. Buri muntu wese Imana ikorana na generation. Hari generation Imana yagiye iha imbaraga, hari generation Imana yagiye iha misiyo igenda ibaha kugira ngo izo misiyo Imana ibahaye bashyire mu bikorwa, kugira ngo isi bayivane mu kaga bayijyane bayisubize ku Mana, kugira ngo isi bayivane mu bintu bidafite agaciro bayizane ku Mwami Imana, ku Mwami Yesu. Imana ni Imana ikorera muri generation. Imana yubaha ibihe, Imana yashyizeho ibihe, kandi ubwo Imana yashyizeho ibihe igendera ku bihe. Niyo mpamvu Imana ikunda kuvuga ngo umwaka nk'uyu utaha nzagukorera kino kintu. Niko yabwiye Aburahamu na Sara, umwaka utaha nk'uyu ngo nzabagenderera mbahe umwana w'umuhungu. Imana igenderera ku bihe. Bisobanuye ko muvandimwe, ntabwo ari impanuka. Imana yabitekerejeho cyane kuba Seti yaramushize muri iyi myaka nk'iyi. Ntabwo ari kupari accident kuba wowe muvandimwe Imana yemeye kuba muri iki gihe nk'iki, kuba yaremeye ko iyi video muvandimwe ugira ute uyibona. Kuko nibutse kwizera kutaryarya kukurimo kwabanje kuba muri nyogokuru Loisi no muri nyoko Unique, kandi nzi neza yuko kukurimo nawe. Ukwizera kwari kuri muri nyina wa Timoteyo, niko Timoteyo yafashe. Ukwizera kwari muri nyogokuru, niko Pawulo yamwandikiye. Ukwizera kwari muri nyogokuru Loisi, ngo kwagiye muri nyoko. Ukwizera kwari muri mama wawe, ngo kwamuvuyemo kuza no muri bo. Imana igenda ikorana na generation. Hari abahamagaye kugira ngo bakorere Imana. Muvandimwe, nawe wagiriwe amahirwe kugira ngo uzahamagarwe n'Imana. Ni njye Imana ya Aburahamu, ni Imana ya Isaka, ni Imana ya Yakobo. Kumva ngo Imana si Imana y'abapfuye, ahubwo ni Imana y'abazima. Ubwo abantu bapfa bakavaho, umugambi w'Imana ukomeza ukabaho. Imana igenda ikomeza ikorana n'abantu basigaye. Aburahamu Imana yaramuhamagaye, imuha isezerano, arinda apfa atari yaribona. Yamubwiye ngo nzakugira ubwoko bukomeye. Ako asiga umwana umwe wenyine gusa, cyangwa abana babiri, ariko umwe niwo w'isezerano, ari we Isaka. Asiga umwana umwe w'isezerano, ari we Isaka. Imana ikomezanya na Isaka nawe arapfa atari yabona iryo sezerano, ritari ryasohora. Imana ikomezanya na Yakobo, ikomezanya na Yuda, kugeza igihe tugeze muri iki gihe Abayuda barabaye benshi, cyangwa Abisirayeli barabaye benshi, isezerano ry'Imana yavuze ryarasohoye. Imana ihamagara generation, Imana ihamagara imbyaro, Imana ihamagara ubwoko. Turi ubwoko bwatoranijwe, turi urubyaro rwatoranijwe kugira ngo tugire dusakaze ubutumwa bw'Imana muri iki gihe. Muvandimwe, tugiye kureba ibintu bitatu. Tugiye kureba icya mbere, generation zabayeho, turifasha cyane generation, amazina Abanyamerika bagiye bavuga kugira ngo tuyifashishe. Bidasobanuye ko ayo mazina twayahuza n'ayo mu Rwanda, n'ayo muri Afurika, n'ayo muri Finland n'ahandi hose, ariko ni urugero turi gutanga. Tuza kureba amageneration yabayeho, turebe icyo yakoze, amageneration izo mbyaro icyo zakoze, tukongere tugende turebe uruhare rwa generation iriho muri iki gihe. Ndavuga generation ya Z, cyangwa generation bita ngo Gen Z. Turebe noneho, turebe impinduka igiye kuza muri iki gihe turimo, turebe impinduka iyi generation Z igiye kuzana muri iki gihe. Generation ya mbere Abanyamerika bavuga hano ngo ni generation yavutse muri za 20 kugeza muri za 45, bahita ngo generation ngo icecetse. Impamvu bahita ngo generation icecetse ni uko ngo yavukiye hagati y'intambara ebyiri. Intambara ebyiri, intambara ya mbere y'isi n'intambara ya kabiri. Abantu bavutse muri icyo gihe mu ntambara y'isi ya kabiri bari abana batari buze imyaka 18, bari abantu bakwifatira imyanzuro n'ibyo, ariko ntabwo bari abantu bafite imbaraga mu buryo bajya kurwana izo ntambara, nubwo bamwe muri bo bazirwanamo. Ariko iyo generation ubwayo nta mbaraga yari ifite. Benshi muri bo barapfuye bazize intambara yabaye, benshi muri bo bapfuye bitewe n'indwara zagiye zitera cyane cyane muri Europe,
no muri Afurika hagiye haba intambara, kuko iyo abantu muri Europe basubiranyemo, iyo bari kurwana hano muri Europe biragenda bigasaka no mu bindi bihugu. Muri Afurika byagezeyo, muri Aziya byagezeyo n'ahandi. Muri Afurika muri iki gihe bise ngo generation icecetse, twavuga yuko nabo ngo bacecekeshejwe n'amateka, bacecekeshejwe n'ubukoloni bari barimo muri icyo gihe. Generation yakurikiyeho ni generation bise ngo ni baby boomers. Bahise ngo ni baby boomers bitewe nuko abantu intambara irangiye y'isi ya kabiri, abantu baragiye basubira mu rugo, ndavuga abagabo ko abagabo bari bagiye kurwana n'ubundi, abana benshi baravuka muri icyo gihe. Bigaragara yuko no muri iki gihugu cya Finland nuko bigaragara yuko umubare mwinshi w'abantu bagiye bakora muri iyi myaka, nyuma y'iyo myaka muri za 60, muri za 70, muri za 90, cyane muri za 70, impamvu ibihugu byatangiye gutera imbere byihuse kuko byari bifite abantu benshi cyane bavutse muri iyi myaka ya 40, hagati ya 46 na 34. Iyi niyo bise ngo generation ya baby boomers. Ijambo rirakomeye kurivuga, ariko ngo ni baby boomers. Baby boomers bivuga ngo n'abantu bavuka abana benshi cyane. Muri Afurika iki ni igihe ibihugu bimwe na bimwe byatangiye kubona ubwigenge, bavuga ngo yuko ntitwabihuza n'ibyabaye muri Amerika no muri ibi bihugu, ariko bigaragara yuko generation zimwe zagiye ziza zifite role yazo. Ababaye muri iki gihugu muri ya generation ya mbere twavuze, bamwe muri bo barwanye mu ntambara y'isi, batsinda intambara y'isi cyangwa batsinda intambara y'isi. Nyuma yabo haje abandi bavuye ku ntambara, havutse abana benshi muri Afurika, atangira kuza ubwigenge. Ikindi haje generation bise ngo generation X, generation bayita ngo generation ngo yibagiranye. Impamvu bayita ngo generation yibagiranye nuko aha ni igihe nta bintu bitangaje byabaye muri iki gihe, muri za 65, 80. Abazi amateka bazi yuko muri Europe hari intambara y'ubutita, baho ni intambara cyo ngeza bayita ngo ni intambara ya Cold War. Cold War ngo n'abantu ntibarwanaga ku mugaragaro, ntibarwanaga ku mugaragaro, ariko icyo gihe barwanaga bakarwanira bijyanye na economy. Habayeho competition cyangwa amarushanwa, guhigana muri ibihugu bibiri, hariho Abarusiya cyangwa Abasoviyete, hariho na Amerika, ubwo barwanaga banyuze muri economy no mu bindi bagiye barushanwa nabyo. Ikindi tugaragara ni uko muri Afurika iki gihe ibihugu byinshi cyari yabonye ubwigenge. Tugeze muri za 80, ibihugu byinshi muri Afurika byabonye ubwigenge. Hasigaye bimwe byo muri Afurika y'Amajyepfo, tuvuze Afurika y'Amajyepfo n'ubundi South Africa, harimo za Rhodesia ubwo ni Zimbabwe y'iki gihe, zari zitangira nazo kubona ubwigenge, ariko Afurika y'Epfo yagiye kubona ubwigenge muri za 94. Iyi generation yakoze ibintu bikomeye. Aha niho haje bakoze amakompiyuta muri za 80, nubwo twe muri Afurika ntabwo byari byakagezeyo. Niho hari habaye intambara y'ubutita hagati ya Soviet Union cyangwa se ubumwe, leta yunze ubumwe ya Soviet na leta yunze ubumwe ya Amerika. Aho hagati habaye intambara y'ubutita, habaye competition ikomeye. Niho haje amaradiyo muri Afurika bayajyanayo, niho hatangiye kuza amateleviziyo, haza amakompiyuta muri iyi myaka. Generation yakurikiyeho generation bise ngo ni millennial generation, ngo ni generation bite ngo ni millennial. Ni generation yavutse muri 81 kugeza 96. Aba navuga ngo ni generation n'abantu igihe, impamvu babise ngo ni millennial nuko ngo igihe umwaka 2000 wuzuye, ngo benshi muri bo bari bujuje imyaka 18, bari babaye abagabo cyangwa bari babaye abagore, bisobanuye ko n'abantu bari babaye abantu bakuze muri icyo gihe. Impamvu babise ngo ni generation itwa ngo millennial. Nyuma yaho haje generation ya Z, ariyo turibandaho uyu munsi, yavuze ngo ni generation yavutse mu 1997 kugeza 2010. Muvandimwe, urumva yuko aha abavukiye hano hagati mu myaka turimo ni abantu navuga ngo bafite imyaka 15, bafite imyaka hagati ya 15 n'imyaka 28. Aba nibo bagezweho muri iki gihe. 15 ngo ni umuntu mutineja, ni umuntu ni umwangavu.
ni ingimbi n'umwangavu, uvuga ngo ni umwana utangiye kwimenya, ni umwana utangiye gufata imyanzuro, kwifatira imyanzuro. Ku myaka 28 ni umuntu wasetorinze, ufite umuryango, utangiye kariya, utangiye akazi. Aba nibo banyeshuri, hagati harimo abanyeshuri, hagati harimo abubatsi ingo, hagati harimo abana bari muri segondere, hagati harimo abana b'abanyeshuri navuga muri kaminuza, hagati harimo abafite akazi mu bigo bikomeye muri iki gihe, hagati harimo abantu bagiye muri pararama babaye aba parliamentarian. Kuva ko hano hagati iyi niyo generation navuga ngo iriho muri iki gihe iri gukora. Abavutse muri za navuga ngo babandi ba baby boomers barapfuye, abasigaye ni bakeya. Abari muri generation X cyangwa ya generation ngo yibagiranye, nabo batangiye gushira, batangiye gupfa, batangiye gusaza. Abari muri generation millennial, abo nibo navuga ngo nibo bagabo muri iki gihe, navuga ngo nibo bageze muri za 50 bageze muri za 40 kuzamuka. Abantu bavuga ngo bari mu myaka y'uburumbuke muri iki gihe cyacu turimo ni generation bita generation Z, Gen Z, cyangwa bakunda kwita ngo ni Zoomers. Generation ya nyuma ari kuvuka yavutse mu gihumbi kimwe muri 2011 kugeza umwaka ushize wa 2024 ni generation bita ngo ni Gen Alpha. Gen ni generation Alpha, bisobanuye ko ni generation y'abana ari kuvuka muri iki gihe. Abo ni abana bakomeye, bafite nabo ubwenge buhambaye. Ni umwana uha telefone agatamya ukuntu yayikoresha. Ni umwana benshi murabazi, umwana ku myaka 2 yafungura televiziyo akishyiramo ibyo ashaka, akishyiramo kokomero, akishyiramo ibindi bipopi n'ibindi bitandukanye. Ni umwana uha telefone, ukamuha telefone akabwira ngo dore telefone ndayiguhaye, hatarimo kode, agakanda hajya muri YouTube, agakanda ukuntu akicara akareba. Imyaka 2 yonyine gusa. Izo nizo generation turi kuvuga abavandimwe. Abo nkuko navuze ngo muri ubwoko bwatoranijwe, muri urubyaro rwatoranijwe, kuko twavuze muvandimwe, iriya jambo rirakomeye ryo Petero yavuze ngo mwahamagawe n'Imana, ngo kuko muri ishyanga ryera, ngo mwahamagawe, ngo ariko mwebweho muri ubwoko bwatoranijwe, abatambyi b'ubwami, ishyanga ryera, n'abantu Imana yaronse. Kora muvandimwe ngo twavanywe muri societe, twavanywe muri isi, dushirwa ku ruhande. Wango twebwe twabaye special, twabaye abantu Imana yaronse. Siyaturanze gusa ngo yaturanze kugira ngo twamamaze ishimwe ry'yaduhamagaye, twamamaze ishimwe ry'yaduhamagaye. Vanimwe turi ubwoko bwatoranijwe. Niba uri kureba iyi video uri mu bwoko bwatoranijwe, kugira ngo uve ijambo ry'Imana, urisakaze, urigeze no ku bandi bantu. Ngo ishanga ryera ry'abantu Imana yaronse kugira ngo mwamamaze ishimwe ry'yabahamagaye, ikabakura muvandimwe birakomeye, ikadukura mu mwijima, ikatugeza mu mucyo wayo w'itangaza. Igihe turimo muvandimwe, kuko navuze generation Gen Z, abo nibo bagezweho muri iki gihe, nibo bafite imbaraga. Papa bashaje, mama bashaje, abandi bana bari munsi yacu ni batoya cyane, twereko tugezeho kugira ngo tuvuge ubutumwa bw'Imana. Isuzume muvandimwe, ese imbaraga Imana yaguhaye, ese urubyaro tuvuga ngo rwatoranijwe, ese wowe ukora ibigaragaza yuko uri mu batoranijwe, cyangwa uri muri babandi batoranijwe n'undi muntu ari we Satani? Bivuga ngo twavuze ngo hariho generation yatoranijwe. Gutoranywa ni mu buryo bubiri, gukora ibyiza cyangwa gutoranywa kugira ngo ukore ibintu bibi. Reka turebe uruhare rwa generation Z cyangwa Gen Z. Aba Gen Z ni generation iri muri transition, nibo ba Nehemiya, nibo ba Ezra mu bihe byacu turimo. Ni abasore bari mu myaka iri mu yo navuze ngo ni myaka 15-28. Abo nibo ba Gen Z. Bagomba guhaguruka, bakubaka itorero, bakubaka igihugu, bakubaka n'imiryango. Gen Z ni mwe mugezweho, mwabyanga mwabikunde, mwe mugezweho. Generation iraza ikavaho ikahakaza indi. Nudakora ikimana yaguhaye, ngo ni hahandi umuntu iyo hari imyaka ugeramo ubuzima bwawe bakaguhata gufata imyanzuro. Iyo ugeze imyaka 20 n'ingahe, hafi 30, uba gufata umwanzuro niba ushaka kugira ngo
uve muri iyo kategori irimo yo kuba umusore ngo ujye mu rugo, cyangwa ufata umwanzuro wo kuba umusore igihe cyose, cyangwa ugafata umwanzuro wo gukora ibindi bintu, cyangwa ugafata umwanzuro par exemple ukaba ugiye kuba umupasiteri, ugiye kuba umupadiri, sinzashaka. Ibyo bintu byose uzagenda bikora hano hagati. Ubuzima hari ahantu bugera bukagusaba gutanga icyerekezo. Abajenzi, abana batoya ndavuga ngo baba n'imyaka 15, ubuzima buri kugusaba gutanga icyerekezo. Ushaka ngo njyehe, ushaka ngo njyehe. Ntabwo uzicara uvuge ngo ibintu bizikora, ahubwo ugomba gufata umwanzuro uvuga ngo ngomba gufata umwanzuro kugira ngo ntange icyerekezo, nk'ubuzima bwanjye icyerekezo aho ngomba kujya. Kuko narabivuze, Generation Z nibo bagomba kubaka itorero. Dufite uruhare rwo kubaka itorero, kandi murabona ko byahindutse bavandimwe. Itorero, concept y'itorero yahindutse, bisobanuye ko ntabwo itorero nka ryarindi. Amahame yaryo azakomeza abe yayandi, umutwe w'itorero azakomeza ari wa wundi niwe Kristo. Itorero ubwaryo rizakomeza ari ryarindi, ariko ukuntu abantu bazaba bahura, ukuntu abantu bazaba bakora muri iki gihe bizaba bitandukanye. Hari itorero bita Zoom nsengeraho, itorero abagisiyoni, abadive y'umunsi wa karindwi dusengera kuri Zoom. Ni itorero bango kubera corona n'ibihe twanyuzemo, bakoze itorero ryagiye kuri Zoom. Hari amatorero akomeye muri iki gihe atangiye kugira ngo bari kuyita ngo ni online church. Online church ngo bafite online church ngo ni itorero rifite abamember, rifite abantu banditse badasenga physically ngo bagende mu rusengero, ahubwo basengera hehe? Kuri computer bagasengera. Bafite ukuntu babigisha, ushaka kubatizwa ukuntu bamufasha kugira ngo abatizwe, ushaka gutura ukuntu bamufasha kugira ngo ature, ushaka gutanga icyacumi ukuntu bamufasha ngo agitange. Byose byarahindutse. Generation Z bavandimwe ndi kubabwira muri uyu munsi, nitwe tugezweho. Dufite uruhare rukomeye mu kubaka itorero, mu kurikomeza, mu gushaka uburyo kugira ngo, kuko dufite imbaraga, dufite n'ubumenyi bw'iki gihe, tubizane tugire mu itorero kugira ngo itorero ry'Imana turivane aho riri, rigere mu isi, rivanemo abantu ribazane mu itorero. Nizo mbaraga dufite muri iki gihe. Ikindi tugomba kubaka igihugu. Umuntu wibagirwa navuga ngo responsibility yo kubaka igihugu, uwo nawe ntabwo aba yujuje icyo Imana yamuhaye mu buzima bwe. Kavuge ngo ntabwo aba yujuje inshingano Imana yamuhaye mu buzima bwe. Kuba ukorera itorero tubisobanura kudakorera igihugu. Yaba ari imwe mu bintu wakoresha cyangwa ukorera igihugu. Aho ukorera igihugu bavuga ni uko ugomba gushakisha ikintu cyahereza abantu amahoro, ushakisha ikintu cyahereza abantu ubumenyi, cyavana abantu mu bujiji kikajyana mu kumenya ubwenge, cyakubaka abantu muri sosiyete. Itorero impamvu ritagira imbaraga, mvanwe narabivuze hano kuri YouTube, uzarebe iyo video. Ndavuze yuko impamvu itorero benshi baryanga nuko ntabwo rifite role muri sosiyete. Itorero rya kera impamvu ryari rifite imbaraga nuko bubakaga amashuri, nuko bubakaga amavuriro, nuko bubakaga ama activité sociale afasha abantu. Itorero muri iki gihe rigomba kugira role rigira muri sosiyete. Icyerekeranye uko narivuze, tugomba kubaka imiryango. Kubaka imiryango ugomba gushaka. Niba uri umusore ugomba kubaka umuryango mu buryo, niba ufite n'umuryango kuko twavuze ngo ni Gen Z, ugomba kubaka umuryango mu buryo uwigisha amahame y'Imana, ikindi ukawigisha gukunda n'igihugu, kwigisha gukunda Imana, gukunda igihugu. Ahantu baba muri ibihugu bya Finland, abantu baba muri ibihugu bya Europe, Amerika n'ahandi, ibihugu bari bakabivuga nabi. Ibaza igihugu cyaguhaye ubuhungiro, igihugu cyakugaburiye, kiguha amafaranga, kigufasha mu gukora ibintu, kiguha ibintu navuga ngo udanakwiriye, ariko ugafata umwanya kugituka no kugira ute ko gisebya. Igihugu ugomba kugikunda. Benshi ntimwari mufite ayo mahirwe namba uko mwaza muri ibi bihugu, ariko Imana yabahaye ayo mahirwe kugira ngo muze muri ibi bihugu. Dukunde Imana tuyigaragaze muri sosiyete, ariko igihe dukunde n'iki gihugu tunagisengera, kuko iki gihugu Imana yagize Imana yaduhaye. Uvandimwe, Gen Z niyo ifite imbaraga muri iki gihe. Abarebye muri Kenya ejo bundi, ndavuga umwaka ushize, nibo bari
bari hagati yo kwigaragambya kugira ngo bavaneho umuperezida wari uhari, nubwo bitashobotse ariko bamuteje ibibazo bikomeye. Iyo ni Gen Z. Ikindi, ibi ababonye kwigaragambya kwabaye ku isi hose, abantu bigaragambije kubera ikibazo cyabereye muri Israel na Palestine, Gen Z niyo yari irimo hagati. Ababonye muri 2020 igihe wa mugabo yicwaga bita George Floyd muri Amerika, abantu bigaragambije bisakara ku isi hose bakoresha rya jambo ngo ni Black Lives Matter, rya jambo ngo ubuzima bw'umunyafurika cyangwa umwirabura ngo bufite agaciro. Abo baraba Gen Z. Aba Gen Z bafite imbaraga, nibo bari ku makompiyuta bakora amaprograme gukora za AI murazumva, ni artificial intelligence. Abo nibo bari kuri amatelefone bakora ibintu bihambaye. Iyo niyo Gen Z. Twifitemo imbaraga. Izo mbaraga, ikibazo bavandimwe ni uko imbaraga abasore baba bafite, ahantu havuze ijambo rikomera avuga ngo abasaza bafite ubwenge, bafite ubumenyi, ariko nta mbaraga bafite. Ariko abasore bafite imbaraga ariko nta bwenge, nta bumenyi bafite. Bisobanuye ko tugomba guhuza ibyo bintu bibiri. Ugomba gushakisha ubwenge n'ubumenyi bw'abasaza, ikindi ugashakisha ufite imbaraga ntabwo uri umusore, ikindi ugomba gushakisha ubumenyi bw'abasaza n'ubwenge bwabo, kuko nubihuza ibyo bintu bibiri uzaba umuntu ukomeye muri sosiyete. Impamvu abasaza bakomeye ni uko bafite ubwenge, hari aho bavuye bazi ibyo batagomba gukora kubera ubumenyi bw'ubuzima. Abasore rero muri iki gihe kigaragara ni uko bafite imbaraga, ko imbaraga zabo ziri all over, bisobanura ngo bazikoresha ibintu bitandukanye, agerageza ibintu byose. Ngo yari muri business, ngo yari mu ishuri, ngo yari mu rusengero abivuyemo, ibyo bintu byose akabikora kugira ngo agerageze ibintu byose. Ariko icyampa kugira ngo umuvandimwe ubone icyo Imana yaguhamagariye, uceceke cyangwa utuze, ukore icyo kintu Imana yaguhamagariye. Niba Imana yaguhamagariye guha mu rusengero, ukorere mu rusengero. Niba Imana yaguhamagariye kugira ngo ugende kuri secteurs zitandukanye, kuko twavuze imisozi 7, kuri media, education, politique n'ahandi hatandukanye, niba ari Imana yaguhamagariye uhajye uhakorere, ariho ugirute ushiraho focus yawe. Bavandimwe ba Gen Z ndi kubwira uyu munsi, ndagusaba kugira ngo umenye yuko ni wowe Imana yatoranyije muri iki gihe. Nutakaza umwanya wawe muri iki gihe, imyaka izagenda, aba Gen Alpha nkuko twari twavuze nibo bazafata umwanya wawe. Nudakora ibikwiriye muri iki gihe, umwanya Imana yaguhaye uzagirute izawukwaka. Ndagusabye muvandimwe kugira ngo ijambo uryumve. Tugeze mu gihe gikomeye. Ndangiza kavuge ku mpinduka igiye kuba muri iki gihe. Hari umupasiteri yagiye muri conference y'abapasiteri, agezeyo ngo umupasiteri umwe arabigisha. Bari kwiga ukuntu bakoresha uburyo bakoresha kugira ngo bagere ku bantu batizera Imana, ubutumwa bw'Imana bugera ahantu hose. Ako bakavuga rero hari ahantu tugera twabujyane, ubutumwa bw'Imana twabujyane bakagufunga cyangwa bakakwica, nko mu bihugu byo mu Barabu cyangwa mu bihugu bitandukanye. Ubwo se twazabigenda gute kugira ngo ubutumwa bw'Imana bugere kuri abo bantu kandi aho hantu hakomeye? Umupasiteri umwe arababwira rero ngo hari uburyo twakoresha. Afata video, abeka video, ababwira ngo murebe iyi video. Muri iyo video harimo umukobwa mwiza w'umwarabu yigisha Yesu, yigisha ubutumwa bwiza. Kuri iyo video abwira abantu avuga Icyarabu, yigishiye mu Cyarabu. Abantu baramubaza se iyi video isobanuye iki? Arababwira ngo iyi niyo video yatumye abantu benshi bakizwa. Uyu muntu ninde ko tubona yigishije Imana? Ko hari aho nyine babonaga uwo muntu ari kwigisha Yesu, bavuga se uyu muntu ninde? Pastor arababwira ngo uyu muntu muri kubona kuri iyi video ntabaho. Uyu muntu muri kubona kuri iyi video ntabaho. Ni ikiremwa cya computer. Ni umuntu wari mwenda komeye kugira ngo avuge ibyo umuntu wamwanditse cyangwa umuntu wamushizeho ashaka kuvuga. Muvandimwe, icyo gihe pastor arababwira ibyo bintu ntibabyumvishije, ariko icyo bisobanura uko mu gihe turimo impinduka igezweho, nuko muvandimwe ubutumwa bw'Imana ukuntu ndi kuvuga uri kundeba sina ngombwa nakwandika liste y'ibintu nshaka kuvuga nk'uko byanditse hano,
nkabyandika byose nkabishyira muri computer, nka generating umuntu w'umukobwa, w'umugabo, w'umwarabu, w'umunyafurika, w'urukara, w'inzobe, uwo ari we wese akavuga ibyo ndi kuvuga byose kandi akavuga uko ndi kubivuga mu cyongereza cyiza, akabibwira abantu, Imana bakayumva kandi bakayikurikira. Igihe tugezemo ni uko hariho ubumenyi butangaje. Cya gihe Imana yavuze, igihe Imana yabwiye muri Daniyeli, ubwo habagaho bwa buhanuzi kuri cya gishushanyo ngo ibirenge byacyo ngo byari icyuma n'ibumba. Tugeze mu gihe aho umuntu ari we bumba n'icyuma ariyo computer bigiye kwihuza. Ubwenge bw'umuntu muri iki gihe burahambaye ku buryo umuntu si ngombwa kwigisha Imana mu buryo busanzwe. Yesu muri iki gihe si tugomba kumwigisha ngo tumwigishe nk'uko ba data babikora, nk'uko bagenda bakava mu gace bakagenda mu kandi. Nafata computer nkandika Yesu, nkandika article nziza ivuga Yesu, nkayishyira muri AI cyangwa muri artificial intelligence, iyo systeme ikankorera video y'iminota nka 30, iminota nk'ibiri, iminota nshaka yose. Iyo video nkayifata nkayuploadinga. Ntibamenye umuntu wayikoze, bakareba uwo muntu uri kuvuga Yesu, bakamushakisha akamubura. Uwo mukobwa baboneka kuri ya video, muri ya conference ya pastor, ntibari bazi uwo ari we, nta nkomoko yari afite, baramushakaga kugira ngo bamufunge muri ibyo bihugu iyo video bashizemo, bakamubura. Muvane wiye tugezemo nuko impinduka igezweho. Ngaruka kuri basore bagezi banjye ya generation Z, izi mbaraga nazo dufite amaboko yacu. Dufite imbaraga zo kuvuga Yesu, dufite imbaraga zo kuzikorera, dufite imbaraga zo gukoresha ubuzima bwacu mu bintu bidafite agaciro, cyangwa zo gukoresha mu buzima bufite ikintu byatanga muri sosiyete. Twabukoresha nk'uko Yesu yaduhamagaye, kuko Petero yabivuze, tugahamya Yesu, tugahamya Imana yaduhamagaye, tugahamya ukuntu yatuvanye mu mwijima akatujyana mu mucyo. Ibyo byose twabivuga, ariko muvandimwe ndagusaba kugira ngo izi mbaraga ibintu biriho tumenye yuko ni wowe bishaka. Artificial intelligence wayikoresha mu bintu bibiri. Wayikoresha mu guhimba, ushaka wayambika ishusho mbi, ushaka wayikoresha mu kugira ngo ubeshe abantu, cyangwa wayikoresha kugira ngo usakaze ubutumwa bwiza abantu bamenye Yesu Kristo bamukurikire. Ndagusaba kugira ngo muvandimwe iri jambo ryumve. Ndangiza ndagaruka kuri rya jambo twatangiriyeho rivuga ngo ariko mwebweho muri bwoko bwatoranijwe, abatambyi b'ubwami, ishyanga ryera, n'abantu Imana yaronse, kugira ngo mwamamaze ishimwe ry'iyabahamagaye, ikabakura mu mwijima, ikabageza mu mucyo wayo w'itangaza. Bavandimwe, uyu ni wowe Imana iri kubwira. Ndagusabye ngo iri jambo ryumve. Generation Z ni mwebwe muri guhamagarwa uyu munsi. Reka Imana igufashe kugira ngo uryumve kandi urigire ute urikurikize. Ndangiza muvandimwe, reka dusenge. Kuko ndagusaba kugira ngo ugende ukande kuri iri YouTube, iyo WhatsApp group twakoze. Amagambo tuganira hano yose ni ay'ingenzi, yagufasha. Icyagufasha kurushaho ni uko wakwiga Bibiliya kandi ukayigana n'abantu bafite uwo mutima wo kwiga Bibiliya. Uba ukeneye umuntu ugufasha mu kugira ngo ukure mu by'Imana. Reka rero muvandimwe kandi kuri iyo linki, kandi niteze ko tuzabana muri Bible study yo kuwa gatanu saa moya za Finland. Imana iguhe umugisha. Imana yacu turagushimira kubwira ijambo. Reka ugenderere generation Z, generation y'iki gihe, abasore bagezweho bafite imbaraga, bifitemo ubumenyi, nibo bari muri kaminuza, nibo bari ku mashuri, nibo batsinga muri iki gihe. Reka bose ubagenderere. Reka Mana ubabwire yuko wabahamagaye kugira ngo bagaragaze ubutumwa bwiza muri iki gihe. Ntibabugaragaze ku rusengero gusa, ahubwo bagaragaze ahantu hose wabahamagariye. Genderera Mana urubyiruko rwa generation Z, bafashe kugira ngo bamenye yuko nk'uko wavanye mu mwijima bakabajyana mu mucyo, reka nabo babe umuyoboro uvana abandi basore bagenzi babo n'abandi bantu Mana batakuzi, kugira ngo bave mu mwijima wa Satani baze mu mucyo wa Yesu Kristo. Reka ubushake bwawe bwo butubaho. Umugisha buri muntu wese yagiye video, ukomeze kubana nawe mu izina rya Yesu. Amen.